nshobozwa byose na Kristo imbaraga. Mu by'ukuri nanjye nshobozwa byose na Kristo imbaraga, nzagenda nkora buri kimwe cyose nzashobora. Kanda kuri ako kazogera ko hasi kugira ngo ujye ubona notification mu buryo bworoshye, kuko nuramuka usinziriye nkagishiraho saa 4 wenda abandi babyutse mu bihugu bindi, mu by'ukuri bazagutanga kuyibona. Mbabarire, ndabasaba support yanyu. Mu by'ukuri abantu benshi bagiye batandukanye, ba MM twagiye tubumva, ba II BMC bara bose mumfashe nteke twenge kuba ikaze inshuti bakunze bandela TV. Ni Wamunya tugenda tubagezaho ibiganiro byinshi bitandukanye. Kuri Mike buri kumwe nanjye Ngabire Jennifer, mwagiye mumbona ahantu henshi hatandukanye nko kuri gakondo. Ndatekereza ko mwagiye muhambona, si ubwa mbere si ubwa kabiri, twagiye tuboneka kuri kamera za II. Usibye Papa Legend, uyu munsi naje nshaka kugira ngo ijye ku ruhande. Uyu munsi nabazaniye channel yanjye, mwagiye mubitsa muri benshi, abandi bakanyandikira wagiye Jennifer, ariko uyu munsi muratekereza ko nabazaniye iki? Nabazaniye channel yitwa Ndera TV, singe wera ahubwo hera Imana. Mu by'ukuri risobanuye, tuzagenda tureba byinshi ku bijyanye na gospel, tuzagenda dutumira abapastor bagiye batandukanye mwagiye mukunda, nzahabagerera. Hari abantu benshi mwakomeje kumbwira Jennifer waburiye he? Uyu munsi naje murabyumva mute ko naje? Rero ndasaba support yanyu. Umuntu utarakora subscribe, mu byubahiro byawe aho waba uri hose mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye, aba diaspora muratwumva cyane, nizere ko mwe kubona busy bari ibintu biri free cyane kuri mwebwe. Mugende muyikore, kore subscribe, share and comment. Ndera ku buryo mu gihe gitoya tuzaba tugeze kuri byinshi kandi byiza. Tuzagenda tubazanira abatumirwa batandukanye bo mu rwego rugiye rutandukanye, nk'abapastor, abaririmbyi, abafite talent zose hano kuri Ndera cyase. N'ubu aho tuzaba tugenda duhura mujye munyita Ndera, ariko singe wera please, singe wera ahubwo hera Imana Nyagasani itumye turiho uyu munsi, itumye tugenda dukora tuvuga byose tubikesha Imana. Niyo mpamvu twicaye turatekereza, tubona nta rindi zina, tubona nta kindi gishobora gutuma channel yacu izamuka atari Imana yonyine. Imana irera. Rero mu by'ukuri abantu mwagiye munsaba ngo ngaragare kuri kamera, muratubabarira, twagiye tubatenguha tujya mu bintu byinshi bitandukanye, ariko nta kindi, twagiye dushaka ubumenyi noneho bwimitse kwitangazamakuru. Mu by'ukuri cyo dusaba n'ibitekerezo byanyu. Ahari nge natekereza nk'umwana w'umuntu nkabajyana hirya no hino, ariko muramutse mubyanditse aho muri comment mukambwira ati Jennifer turifuza iki n'iki, byaba ari akarusho kandi cyane. Mu by'ukuri icyo mwifuza, icyo mukeneye, ndahamya neza ko nzakibagezaho nidufatikanya aho muherereye hose. Rero mu by'ukuri aho nzashobora nzabikora. Ndabahamya neza yuko mutazagira irungu. Yewe muntu uzakora subscribe kuri Ndera TV, ninkutera irungu uzabinyandikire muri inbox. Na kabiri ariho kuwa kabiri nzajya mbashiraho ikiganiro gishasha. Kuwa kane ariho na kane nzambashiraho ikindi gishasha. Kuwa gatandatu ari ni posho, nzambashiraho ikindi kiganiro gishasha. Dore n'umunsi wo ku cyumweru, umunsi mwiza, umunsi w'iyinga, uko bishoboka kose muzagenda mubonaho ibisirimba byiza. Banzungu niba ngombwa tuzagenda nabo tubakoresha interview, nzagenda nkora buri kimwe cyose uko Imana izanshoboza, kandi na support yanyu nimumba hafi tuzagera kuri byinshi byiza. Ndakubwira we sister, big sister, who uri hose, brother, inshuti, ubwoko bw'Abanyamulenge noneho, please, ndabizi neza ko muhari ku bwanjye kandi nanjye ndahari ku bwanyu. Icyo ntazashobora n'icyo ntazakora ntimuzabindanganyiriza, ariko ndabihamya neza yuko naje nje mugani wabaza bavuga gutyo, sinzasubira inyuma keretse Imana itakidutije uyu mwuka duhumeka, ariko ikiri mu ruhande rwacu. Nshobozwa byose na Kristo imbaraga. Mu by'ukuri nanjye nshobozwa byose na Kristo imbaraga, nzagenda nkora buri kimwe cyose nzashobora.
kanda kuri ako kazogera ko hasi kugira ngo ujye ubona notification mu buryo bworoshye kuko nuramuka usinziriye nkagishiraho saa 4 wenda abandi babyutse mu bihugu bindi mu by'ukuri bazagutanga kuyibona ariko ujuka steady mugani bavuga ku buryo nishiraho ikiganiro uzajya tukibona mumbabarire ndabasaba support yanyu mu by'ukuri abantu benshi bagiye batandukanye ba MM twagiye tubumva ba II BMC bariya bose mumfashe ntekereza ko ari njyewe cyangwa se twabana benshi ariko ntekereza ko ari njye munyamurengekazi nkunda kwisanga mu kintu cy'itangazamakuru ndagikunda kabone n'ubwo wenda bitaba ari impamvu zo kugira ngo dutere imbere ariko ni ikintu cyiza kidufasha kigenda gituma abantu benshi tugenda tumenya amakuru mu bihugu byinshi bitandukanye ejo n'ejo bundi turi kubarizwa Nairobi ariko muzagenda mutubona twaba turi mu Rwanda twaba turi mu Bugande even if na Hollande no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye Europe tuzayigeramo Australia tuzagenda tubagerera henshi hatandukanye icyo tuzashobora tuzakibahereza please kora subscribe sharinga ku nshuti zawe uyu munsi zirashobora kuzagera kuri Ndera TV Erega subscribe yawe nuyikora cyangwa se ugasharinga bizagenda bidufasha uzabwira inshuti yawe ibwira inshuti yiwe mu by'ukuri bizagenda bidufasha inshuro nyinshi tuzagenda tubazanira ibintu byinshi bitandukanye n'ukuri muzantege yombi mu ntiza amaso yanyu ku buryo izageza mugahita mufungura kuko sinzi nanjye biri kundenga ntaratangira gukora icyo nzagenda mbazanira couple mwagiye mukunda mwagiye mubona ubungubu byararoroshye musigaye munareba wedding ziri live kuri YouTube indi muzakunda cyane niyo ya mbere tuzabanza hano muri studio za Ndera TV tuzagenda tubabaza uburyo ki urugendo rw'urukundo rwabo ahari byagufasha we mukobwa utarashaka cyangwa se bigafasha undi muhungu uri gutangira gutereta ntukagiving up man nta hantu biragera ibyo bintu bizagenda bidufasha kenshi abana bafite talenti abana bafite impano zo gucuranga uyu munsi mu bwoko bwacu dutekereza ko hari sente hari abandi benshi bacuranga za gitari n'ibindi byose abo bose mugende mubitegura kuzabona kuri kamera za Ndera TV aho uri aho ugenda ukukora mu kazi kawe igihe cyose ubonye umwanya wo kuba wakwinjira kuri YouTube kwandika ijambo Ndera TV n'ibintu biri simple byoroshye cyane mu by'ukuri ahari ntago muramenya neza ariko nakomeze ngenda nivuga ku mahandi channels zigiye tandukanye ariko ni njyewe Ingabire Jennifer mu by'ukuri mu buzima busanzwe ndi sociable nimbeshya mu bivuge muri comment ariko nimvugisha ukuri mumbwire ko ari byiza ngomba kubikomeza mu by'ukuri ntacyo mfite kirenze ariko ikirenze nuko muri kumwe nanjye nitugumana nitugendana tuzagera kuri byinshi mu by'ukuri Ndera itandukanye n'andi macano yose kuko nka MM mu by'ukuri wenda tubibona nka MM ariko ntabwo ifite igisobanuro cyimbitse cyo cyonyine cya mbere kuba channel yacu yitwa Ndera TV kandi mu by'ukuri nkuko twagiye tubisobanura mbere Ndera ntago ari njye wera no kanongere mvuge ngo NB cyitonderwa ntago ari njye wera ahubwo hera Imana yo yemeye gutanga umwana wayo w'ikinege wazadupfire twebwe bari muri nosi kugira ngo mbeho nge nawe tubeho rero mu by'ukuri icyo cyonyine ni ikindi gisobanura cyane cyangwa se gitandukanye n'izindi channels za social media tugenda tubona ubuzima busanzwe buriya n'ubuzima bwose tubamo no kubyuka tukarya cyangwa se no kubyuka tukagenda byose bikubiye mu Mana urashobora no kubyina ariko wabisobanura neza kuba Imana yaguhaye izo mbaraga zo kubyina niyo mpamvu tutazanaguma wenda muri gospel cyane ariko buriya n'umuntu ushobora kwiteza imbere muri business runaka tumutumiye ijambo rya mbere ryabanza gukurikiza yabango nabishobojwe n'Imana ariko mu byumve ko tuzagenda tubabazanira nabo bagiye batandukanye ariko ishingiro rya byose nuko nubwo nazana uririmba secular music ajya arangira akoresheje ijambo rivuga ngo Imana ni byose abantu nibaza ntago bizabatungura ariko icy'ingenzi kandi gikomeye nuko Imana ari byose
ibanga ryacu ryihishe mu bintu byiza muzagenda mubona bitandukanye. Nzabazanira couple. Rega no kuba couple n'abandi macano bazizana biterwa n'umuntu waziye uri kubabaza. Nge nimunyizeye se? Niba munyizeye mu by'ukuri nzabafasha. Nzagenda mbazanira ibintu bitandukanye, innovation. Nzagenda nshiramo utundi dusha dutandukanye. Munyizera, trust me. Guys, ndari kubwanyu. Couple yanjye nayizana mwayikeneye, nta kibazo. Ese kusa kaho utabyemeye kandi nyirayikwemeneye muzayibone nimugumaho ngaho, ariko nimudutengwa mukajya ku ruhande kimwe murashobora no kutayibona da. Mu by'ukuri nagiye mbisobanura kenshi kandi mu kiganiro natangiye mbahereza nka introduction ahashoboka uko nzashobora na support yanyu nzabagerera ahantu henshi hatandukanye. Yahita ntanahagera n'amaguru ndashobora kuhazagera mu buryo bw'iterambere. Ubu ngubu nshobora kuhakira n'umuntu aha ngaha biri live ari mu gihugu kindi ndi mu kindi, ariko icyo muzansaba nzagikora cyane cyane ko ari n'iwacu. Ejo n'ejo bundi mwambona nageze mu Minembwe nk'abandi bose. Mu by'ukuri hano nabanza ni mu Bihogobogo ko ndahakunda, nubwo kenshi tujya tubitekerezaho tugasanga uko twahasize atari ko tuzasanga, ariko nahagera mu Mikarati abantu baho ngomba kujya kubasuhuza, ndetse no muri Kabembwe sinoreka kuhagera, n'ahandi henshi nzagenda mpaca. Ndabakunda, icyo ni icyambere. Bande batwirwaneho, ndabakunda cyane. Mu by'ukuri nakomeje kubitekereza inshuro nyinshi, ariko nabo umwe muri perezida wabo ndashobora kuzamuvugisha no kuri Ndera TV mukumva n'ijwi rye, kubera ko ndabakunda kandi ndabashyigikiye. Icyo nzakora n'icyo nzaba nshoboye kuri bo, ariko bikubiye mu ijambo rimwe, ndabakunda kandi courage cyane. Icyiza cyangwa se ibyiza biri imbere. Icyo cyo sinukibagirwa kora subscribe guys, ko yikore kuko ntago bigoye. Kanda aho ngaho ukazogera hepfo, urashobora kuhakanda. N'ubu nyine turi kuvugana ibintu byoroshye, ariko icyambere musharing. Ndasaba abajyamo cyangwa se bitangazamakuru, abanyamakuru, dore ko nta n'umunyamakuru kazi nari twakabonana, ariko nawe nitubona ndabizi ko azanshyigikira. Rero ndasaba ba ashobora kuba yitwa Rutebuka Juste, hayi ndagushuje. Papa Legend ari muri Amerika, nawe ndamubwiye ngo nabona iyi interview yanjye akore subscribe kandi sharing. Nizere ko uyu munsi ndi bubone kuri stati yiwe, cyangwa se n'abandi barimo ba Steven ndetse n'abandi bose ba BMS aho bari hose mu bihugu bigiye bitandukanye. Mukoresha ya please, ndabasabye kubw'imbabazi z'Imana subscribe to my channel. Ntwibagirwe Ndera TV, turabakunda kandi tuzakomeza kutubakunda. Tuzabagerera henshi hatandukanye. No Munyamulenge kazi, umwari kazi ugiye kuzagaragara yegukanye ikamba rya Miss Mulenge. Kandi ndabizi neza tuzamuzana hano azagenda tubwira byinshi kuri Ndera TV. Ntabwo tworeka gushigikira ubwoko bwacu se, aho twaba tugiye guhindura ibyo twiyemeje tuzabigezaho byose. Ndera TV mu by'ukuri icyo tuzabimana, icyo tuzaba tudafite, ariko hamwe n'Imana yera tuzabagerera kuri byinshi. Turabakunda cyane. Bye bye.